umwami Yesu Kristo ahimbazwe, azamuriye ibendera ye kunesha, asohoje isezerano yagiranye natwe, akomeje ijambo yavuganye n'inzu ya data. Niwe Mana nzima, niwe
neza kandi ibintu byose abantu banezerewe bakoze cyane. Ninde utanze urukundo penyine nabo turabakiriye mu nzu y'Imana, kandi marene na pare turi kubabona nabo aho babukereye kugira ngo batange inama zikwiriye. Ariko kandi hano ku bintu turi kumwe na muri ruhande ni umuyobozi w'itorero hano ku Rubuga Nyasiro Anastase, ndetse nanjye pastor umuyobozi w'intara ya Rubuga Evariste Habimana, tukaba tugaragaye pastor agomba kwiharura muri buze kudufasha kuyobora uyu muhango, akaba ari umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa ya Nyakayaga. Rero amen. Murakoze. Twigiye hejuru n'indirimbo y'139 umuyobozi w'indirimbo yidufashe. Murakoze. Jesus
surufu oya zawiteka. Dusenge. Mana data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ibiriho n'abariho, icyubahiro ni kibi cyawe. Tugushimiye ko tugejeje muri uyu mwanya mwiza aho tugiye gukurikirana uyu muhango w'ubukwe bw'abana bawe Eric ndetse na Perina. Kuba tuje mu inzu yawe ukaba wahatugejeje amahoro, ubishimirwe. Reka iyi gahunda igiye kubera aha ngaha iyoborwe nawe, kandi umugaragu wawe ugiye gufatanya aba bombi ubane nawe, kandi ijuru ryururukire kuba muri uyu muhango, yaba abari muri urusengero rwawe, yaba n'abari buze gukomeza kuba muri uyu muhango w'ubukwe, bariho gukomeza kutubera umuyobozi, kandi urinzi bwawe bukomeze kuba hamwe natwe kugera ku musozo, mu izina rya Yesu. mbese yaremye umwe naho yari ifite umwuka ungana uti, naho yari ifite umwuka usagutse. Icyatumye irema umwe ni iki? Ni uko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe.
16, kuko nanga gusenda nako Uwiteka Imana ya Isirayeli, niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo ku mwambaro we, niko Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu, mwe kuriganya, murinde imitima yanyu, mwe kuriganya. Imana igira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Mu rusengero rw'Imana kugira ngo tube abahamya b'amasezerano hagati ya Bizimana Eric na Nyirarukundo Peri. Tukaba rero tunezezwa no kubana namwe mu byubahiro byacu bitandukanye. Imana ibahumurije. Ndatekereza ko buri muntu wese anezerewe. Bizimana Eric aranezerewe, ndetse na Nyirarukundo Peri nawe aranezerewe. Nashimye ko igihe twaririmbaga iriya ndirimbo y'ijana na 39 yaba Eric yari ari kuririmba anezerewe, ndetse na Nyirarukundo Peri nawe yari ari kuririmba anezerewe cyane. Peri uraba ubundi usanzwe uririmba, usanzwe uririmba ari kugaragara, na Eric usanzwe uri gukora. Gusa reka dushime Imana yacu igiye kuduteraniriza aha ngaha. Bigaragara ko tutari buze gutinda cyane, sibyo Eric? Eric dukoreshe iminota ingahe? Urumva turakoresha iminota ingahe bitakuvangamiye? Iyo nabageneye ubwo ni ingahe? Kuko ngo nivuga kugera saa moya murabyemera. Niko Peri ni iminota ingahe? Uri kumva? Iyo mubona ikwiriye sawa. Reka dushime Imana. Ubukwe ni ubwera. Kuva mu itangiriro Imana ubwo yashyingiraga ubukwe bwa mbere Adamu na Eva, guhera icyo gihe ubukwe ni ubwera, umuhango wera. Ni umuhango wera kubera yuko ufite icyo ushushanya. Umukwe aba ahagarariye Kristo, hanyuma umugeni agahagararira itorero. Kubera yuko rero ubukwe bushushanya urukundo ruri hagati ya Kristo n'itorero, ndetse urwo rukundo akaba arirwo rukwiriye kuba hagati y'umugabo n'umugore. Niyo mpamvu iteka ryose umuhango w'ubukwe wera. Kimwe n'isabato ngo mubizi, Imana yaremye umugabo n'umugore ku wa gatandatu, ni ukuvuga Vendredi, Friday, irangije irabashyingira. Hanyuma irangije kubikora gutyo, umugabo n'umugore baruhuka isabato, kugira bajye bibuka ko Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Niyo mpamvu ibyo bintu uko ari bibiri ni imihango yera dukwiriye kwitaho cyane. Ahandi rero twasomye isomo mu
mwene data asoma isomo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki igice ni icya 2 guhera ku murongo wa 15. Imirongo yasomye niyo turakoresha gusa ntabwo turajya hirya y'indi. Mbese niyaremye umwe nawe yari afite umwuka usagutse. Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko yaremye umuntu umwe gusa. Nubwo yari afite ubushobozi yashuri ifite ubushobozi bwo kuba yarema abantu benshi, ariko muri gahunda yayo yaremye umuntu umwe witwa Adamu. Adamu bivuze nyoko muntu, ni ukuvuga ngo abantu bose batuye ku isi bose baremewe muri Adamu. Bose rero ni abavandimwe baturuka kuri Adamu. Haleluya. Imana ishimwe cyane yuko twese turi abavandimwe. Haleluya. Twese twaremewe muri Adamu. Kubera iki Imana yabikoze gutya? Kuki itaremye ngo ejo bundi yongerere ikarema umuntu umwe nubwo yari ifite ubwo bushobozi? Baba ari abantu bubaha iki? Imana. Nubwo Satani yazanye Pilato kugeza irana, murabizi ibihugu bimwe na bimwe hirya no hino, ndetse n'amatorero amwe n'amwe arabikora, ugasanga umugabo n'umugabo, umugore n'umugore, ibyo nta sansi bifite, ni mu gupirata umuhango. Kuko umuhango ugomba kuba w'ubukwe, ugomba kuba hagati y'umugabo n'umugore, hagomba kuba igitsina gabo n'igitsina gore, kugira ngo ruriya rubyaro rushobore kuboneka. Mbese umugabo aramutse abana n'undi mugabo bazabana bakabyara? Ntabwo bishoboka. N'umugore aramutse abana n'undi mugore ntabwo bashobora kubyara, ntabwo bishoboka. Ahubwo urubyaro rugomba kuboneka hagati y'umugabo n'umugore. Ikindi ukwiriye kucyumva neza. Icya kabiri ni uko rero muri imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore. Eric, ndagira ngo mbwire yuko Nyirarukundo Peri niwe mugore wo mu busore bwawe. Nuko bimeze iteka ryose. Muzatandukana, nicyo cyonyine Bibiliya yemera gitandukanya abantu. Bibiliya iravuze ngo kubera yuko nyine yaremye umuntu umwe, umugore agakurwa mu rubavu rw'umugabo kugira ngo bagire urubyaro rwubaha Imana. Ntabwo Imana yifuza yuko umugabo ariganya umugore wo mu busore bwe. Iteka ryose ugomba kubona Peri nk'umugore usumba abagore bose bo ku isi. Peri ugomba kubona Eric nk'umugabo usumba abandi bagabo bose bo ku isi. Ntuzigere na rimwe witegereza abandi bagore ushake kubakompara cyangwa kubagereranya n'umugore wawe. Aho niho uburiganya buturuka. Kuko none se wamugereranya n'abandi bagore gute kandi uwo mugore abasumba bose? None se ubu ni ukuvuga yuko nta wundi mukobwa wigeze ukundana nawe? Ntawe? Ngaho tubwire ngo ubu se ni ukuvuga yuko nta bandi bakobwa bifuje gukundana nawe kugira ngo ubabere umugabo? Uramutse uhakanye ntabwo twabyemera. Niko Peri, nta bandi basore bakugezeho bifuza yuko babera inshuti? Ntibahari se? Ariko ibyo ntibyakunze. Imana yemeye yuko Eric na Peri bahura bakaba umubiri umwe, bakubaka urugo ruhesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu rero
abo bose nta bandi mu isi yose warareba usanga ari kanaka ari Perine, ureba usanga ubu bakwemera ari elite, nuko bigomba kumera. Ntabwo abizi neza kandi koko nibyo, ariko rero uyu munsi mugiye kumenyana ibyiza n'ibibi bya Eric, urabimenya ibyiza n'ibibi mu ngeso za Perine Eric agomba kuzimenya, ko twese turi abanyabyaha, si byose kugira ngo rero mushobore kubana nuko umwe yihanganira mukagenda neza muri mu ngeso zanyu, mwese mukabana kuramata, mugasenga Imana, mugasaba Yesu akabana nawe. Ijambo ry'Imana, kuko nanga gusenga ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga n'umuntu utwikiriza urugomo mu mwambaro we, ni uko Uwiteka nyir'ingabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya, murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Ibi Yesu yabibwiraga abashakanye, ntabwo abashakanye bakwiriye kuriganya ngo ujye guca inyuma mugenzi wawe, oya. Yesu kubera ikintu utasoma Bibiliya ngo mubonemo inama, noneho bibabashishe kubabarirana, kwihanganirana kugira ngo ubuzima bukomeze. Nubwo amategeko rimwe na rimwe abasha gutandukanya abashakanye kubera impamvu runaka, ariko ijuru rikomeza kubona abo bantu nubwo baba baratandukanijwe n'inkiko, ijuru rigakomeza kumubona nk'umugabo, rigakomeza kumubona nk'umugore wa kanaka. Kubakwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, urugo rwubakwa na Yesu, urugo rwubakwa n'Imana, niyo urwubaka rugakomera. Abantu bashobora kubana bose ari abakene, ariko kubera yuko bafite Imana mu mibereho yabo, bagakunda Imana bakayigira nyambere, Yesu akaba yanyu azagerwaho mwanga inshingano mu itorero, ko itorero rigize umugisha wo kubona Eri, ejo bundi bazaba umutorero mukuru w'itorero, ko n'abandi bose ntabwo babivukana. Perine bazamutora nawe umuyobozi cyangwa se ayobora ikindi cyiciro icyo ari cyo cyose mu itorero, mugafatanya gahunda zose mukazunga kimwe, mukagira ubumwe bushingiye ku bumwe, umugabo n'umugore bakaba umubiri umwe, ubumwe bushingiye ku marangamutima, ubumwe bushingiye ku mutungo, ubumwe bushingiye no ku by'umwuka. Ibyo Imana nimwigira nyambere, mukayiha imibereho yanyu, mugahora muyisenga mu gitondo na nimugoroba muyisaba kubafasha, izababera umuyobozi kandi ntacyo muzayiburana. Urugo rwanyu ruzaba ijuru rito nk'uko Imana ibyifuza. Ibyo ni byo dusaba Imana kugira ngo izabashoboze mu izina rya Yesu. Nyirarukundo Perine, mwakoze, tubashimire ko mwarize neza, kandi ntekereza ko munezerewe cyane kubera Eric ndetse na Perine, kubera yuko babahesheje icyubahiro bakabicaza kuri iyi ntebe. Haleluya! Imana yacu yacu icyubahiro. Ariko nanone ni ngombwa ko tubabaza iki kibazo. Izi Mana Eric yabanaga namwe, nubwo umwana adacika ku babyeyi, ariko ntabwo uko mwamukeneraga ariko muzongera kumukenera, kubera yuko agiye gutandukana namwe ku ijambo ry'Imana ribivuga, akabana na Perine akaranabana. Mbese muremera yuko Bizimana Eric ashingirwa Nyirarukundo Perine? Imana yacu icyubahiro. Murakoze. Katubaza icyo kibazo n'ababyeyi ba Nyirarukundo Perine. Perine nawe yari afite inshingano yakoraga mu rugo, nubwo adacitse ku babyeyi yumvikana, ariko uhereye uyu munsi agiye kubana akaramata na Eric. Mbese murabitwemerera kugira ngo Nyirarukundo Perine umwana wanyu ukunda cyane
ashyingirwe na Bizimana Eric kugira ngo babane akaramata. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, mushobora kwicara. Niko Eric, ndatekereza ko nta yindi mpamvu yatuma udashyingirwa Nyirarukundo Periye. Ntayo. Periye, wowe hari impamvu waba ufite? Ntayo. Amen. Noneho reka tubasabe murebane. Imana ziranye imbere y'Imana ihoraho yari y'abahamya bangana batya ko wowe Nyirarukundo Periye uhereye uyu munsi umujyanye ngo umbere umugore w'isezerano kinakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya ngukumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda gukundwa wakoze uri muzima cyangwa urwaye, tukize cyangwa dukize, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, gusezeranye ko nta wundi mugore nzigiranye nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka kandi dusezeranye ko azigera nezuka kugukunda. Amena. Birumvikana Perine nawe isezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batyo ko wowe Bizimana Eric uhereye uyu munsi umujyanye ngo umbereye ukagusezerana, nanjye nakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda gukundwa wakoze uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, ngusezeraniye ko nta wundi mugabo nzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiri nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka kandi ngusezeraniye ko ntazigera nishuka kugukunda. yewe Pastor Rora agomba kwiha umugabura w'ubutumwa bwiza nshingiye ku masezerano mugiranye imbere y'Imana, imbere y'abamarayika, imbere y'abahamya bangana batya, kandi nshingiye ku bubasha mpabwa n'Itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, hamije kubera uyu munsi wowe Bizimana Eric ubaye umugabo w'isezerano wa Nyirarukundo Periye, kandi ko wowe Nyirarukundo Periye ubaye umugore w'isezerano wa Bizimana Eric. Imana ifatanije ntihakagire kudutandukanya mu izina rya Yesu. Dupfukamye dusenga. Uri mu ijuru, Muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, Umucunguzi wacu wamenye amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba i Karuvali kugira ngo duhinduke abana bawe, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko washimiye yuko Bizimana Eric akundana na Nyirarukundo Periye. Tugushimiye intambwe wateje, tugushimiye ko babimenyesheje umuryango, tugushimiye kandi ko ibisabwa n'amategeko babikoze, tugushimiye kandi ko muri uyu munsi baje imbere y'ubwiza bwawe bazirikana ko ari wowe wenyine wabasha kububakira urugo, bagasezerana imbere yawe kugira ngo uzabafashe gusoza aya masezerano. Turakwinginze Mana yacu kugira ngo ibiganza byawe byera bifatanye abana bacu mu muhango w'ubukwe, kugira ngo babe umwe
kandi ubumwe bwabo no gufatanya kwabo kuzababera mwigeze kuzabona ubugingo buhoraho buzabuje kwimika ingoma yawe. Uru rugo rushya uruhe umugisha, ubahe kubyara abahungu ndetse n'abakobwa, kandi nk'uko twabibonye uzabashishe gutoza abana babo gahunda zo mu ijuru kugira ngo bagire urubyaro rubaha Imana. Turagusaba Mana yacu kugira ngo akaboko kawe k'imigisha kajye kaba ku byo bagambirira kugeraho byose. Nibahinga ujye ubaha kweza, niborora amatungo aze yororoka, kandi n'izindi nshingano izo ari zo zose n'indi mishinga nibacuruza bazajya bunguka, kandi ikiruta byose ujye ubana nabo kandi ujye ubakugirana mbere. Turagusaba cyane kugira ngo uru rugo rube igikoresho mu biganza byawe cyo gukiza imitima wawe ajya aba mu rugo rwabo. Umuntu wese uhageze ajye ahasanga umwuka mwiza, kandi ujye ubaha ubushobozi bwo kwakira abashyitsi, kandi Mana yacu ubaha ubushobozi bwo gushyigikira umurimo wawe, ubongerera impano zo kuwukorera mu itorero kugira ngo nugaruka uzabeho ibitanga by'ubugingo. Ubu bukwe abamutashye tubasaba umugisha kugira ngo twese twibuke yuko uri hafi kugaruka, kandi uko wifuza ko tukumenya imibereho yacu igahinduka, kugira ngo nugaruka uzadutware tudafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Gahunda zose zateganijwe turakwinginze kugira ngo ziyobore, kandi uri ikibi n'igisa nacyo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ari akaririmbo kabasha gucurangwa mu njyana ntoya mu gihe akora iki gikorwa, kabasha gucurangwa. Bizagenda bitwe kuzagira umusuhuza. Amen. Oye cyane. Bandi banejejwe n'ubukwe birasobanutse rwose, Imana ihabwa icyubahiro. Reka tubasabe kugira ngo niba hari impeta bafite nanone bayambikane, kandi Eric nawe yari kutubwira. Azakirwa mu bakuze, si byose ko nta gaciro umusore azakirwa he mu bakuze. Mbese abasore barimo nabo banejejwe nuko Eric abonye umufasha. Murakoze cyane, kandi ndatekereza yuko ibi bibahaye bibateye ishyari ryo kugira ngo namwe muzace muri iyo nzira. Ababihamya bati
murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka nanone bakomeze, hariya hari nanone muzabana n'ukoresha mu by'Imana bivuga mugakurikiza amabwiriza. Hari seritifika muzahabwa na Yesu, iyo ni nayo ikomeye cyane mugomba guharanira kuzageraho. Yesu nasanga kubana kwanyu kwaratumye mukurikiza amabwiriza Imana yabahaye, azabona ibitambo by'ubuntu. Imana ibibazo asoma Uwiteka abarebe neza, bagire neza, kandi Uwiteka abamurikishije mu maso he, abone amahoro y'izina rya Yesu. Abanyamugisha batambuka baza kugira ngo baririmbe indirimbo yabo. Naho nziza gukurikiraho iramuteye gutya, umukwe n'umugeni nibo mu cyubahiro cyabo baraza guhaguruka kugira ngo baze kuba aribo basohoka urubanza, bakomeze bazamuka Abanyamugisha. Hanyuma abari hano ku ruhimbi barahita bakurikiraho n'abasore babambariye ndetse na pari na marene. Hanyuma abo nibo bakoresha uriya muryango, abandi bo baraza kunyura muri iyi miryango iyi ngiyi. Reka rero twumve iyo ndirimbo.
rwabyurusabe intangarugero kuri bose uzabishobozwa gusa no gufatanya nabo mu ijuru. I found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. Bye.
ubuzima dufite impano yo kwegera abantu beza uri mu bindi tunaziranye ariko mana wihishe warakoze kuntumira pe yewe umuntu akwiye gusiga ubukwe bw'abantu beza ndabona nibeshya amazina cyangwa naguha amazina rwose uri umugabo orojinali ntabwo uri urojorojo kabisa umva uyu mugeni none harimo araririmba mu mutima mbese sheringa ibi byose nicyo wabiteguye erike nawe wari wabona se ngaho muhereze nk'uko wamuhereje urufunguzo rufungura umutima wawe mu rukundo muhereze urufunguzo rufungura ino sare twese tubonere umugisha muri ino sare akomana nyakashani yogowane ngaho muhereze yego ariko mwana weya paradisi yego erikatiza nagufashe yakomana nyagasani yo ati ndarufutoto ndabikora neza hinguranya nyine nk'uko nakubise umutomo ugahinguranya mu rubavu rumwe ugato asya amashyi menshi cyane kabisa amashyi menshi cyane ati ngira nkugire mukunzi uyu ni wo mwanya rero akananjye ndakinywera alukoro mu kinyarwanda cy'ubu ni zero buriya gifite ubukana bungana n'igikatsi niba mujya mwenga buriya gifite ubukana bungana n'igikatsi mu yandi magambo ntabwo gisembuye ariko kikagira uburyohe buruta ubw'ubuki uwo ni umwimerere wo muri Edeni naherutse mfundura rero nimba mwibuke ko nanjye ndi hano ngaho mwanya n'uwanyu ngaho nimusatirane nyamusatirane mana cyane Eric mama shaka yakarata mugisha ukuri kandi mukunda kureba kuko nabira urashaka kubireba yene mfitiye n'isoni umuntu w'umugabo bamusomesha atarembye aha data mfite isoni ariko mana Eric wateta Eric arimo aratura umubiri mu gifaransa ngo vuara adonko shawe bazagura igikombe cy'ibihigo shawe yashimihigo kurongora umukobwa mboga niragoba zikabisa oyagira yakongereye peride kabisa ngaho abasore muhaguruke mwese muhaguruke kabisa muhamashyi bano bana barishimye mama ngwino shana uyu yitwa Izete Everine nawe nasi mana n'abamisi baretiyopiramo gakomeye turiya n'utujiya dusengeye bya bihugu by'iryohe bitaraby'indimi ntabwo mwabona niba mubashaka mujye muri korari mujye no gutangira isabato biravamo aho ngaho simbabwiye umuvuno hareruya aha murekure gakeya ndagira ngo mu bwitonzi bwa bundi watojwe utambuke ugenda uhagarara imbere hagati y'abariya bakobwa ugenda utuje wumva utuje maze Eric nawe niko agenda asubira inyuma kwitegereza umva ndahita nkubaza icyo wabonye tambuka mama wagira ngo ni ikinyoni mama
ugiye gusuhuza sheri wawe wateka amaboko gute? Teka amaboko nk'umuntu ugiye kumusuhuza turere afite tayi cyangwa n'abatayeri iragutya ku buryo ari buhita mu nyuma rambura amaboko yego aho mugize gato cyane aho ni muri aho abatayeri mukora amashyi kabisa yego rwose aha harajyamo rwose uragenda uraba uyobowe n'amazuru yonyine umugore mwiza ugenda umurebe mu ndirimbo za Salomo arahumura nk'imisozi y'Ilebanoni atatse neza nk'imigezi y'i Yerusalemu uwo mukobwa watoje wese agiye guseka kiyosirize Yesu iyo mpumuro ye rero niyo iri bukuyobore guhera uyu mwanya amaso yatesheje agaciro kuko igihe uzaba udafite amaso uzabura kumukunda komereza rero amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kandi baramugufasha utari we bantureke afite kuraje abagufasha utari we ubanze wihumurize neza ku buryo agenda iki gituza kiri butahe mugomba kugitaha twakihumiriza rero tamukereka ngwino musengera mu mutima yarabaye abantu bafite abagore ukarambagiza umugore hashiramo imyaka 5 waranuka igikara mwabonye ikiza cy'impumuro impumuro imuyoboye ugiye kumuhoberesha mureke no kwimana uramuha imisaya 3 2 uwa gatatu urava yaruko mubwiye uwo n'umwe uwo n'uwa kabiri muhombeje mutiyene ntibuzongera guhamagara nabo kubaho ngaho urukiko n'abakundana rwashyiriweho na munyeshongore Danieli agasizi kasizwe amaraso nahise karuvari iceceka ingingo peje baragakoni yo kuwa munani imaze kwakira ikirego giturutse kuri Erike arega umukunzi we nyirarukundo ati bitewe n'ukuntu abandi bakobwa bose nsize bahagaze nk'amapoto ingingo peje baragakoni yo kuwa niyo mpamvu kuri uwo mwanya Erike akatiwe igifungo cya burundu cyo gufungirwa mu mutima wa nyirarukundo ariko makumyabiri ku itariki ya munani ukwezi kwariga Mutarama ingingo nyirarukundo n'abashurira ati bitewe n'ukuntu abandi bakobwa b'abahungu bose zidahagaze nanjye niyaguye uwo mugabo umwe ingingo peje baragakoni ibindi turabibaza Jean Pierre Misigaro ibyo ngibyo turimo turabagezaho turimo turabarangira yuko amabarabara imodoka n'ibibi abantu bose bahegamye abo ku buhinga bw'ibyuma bose babuze ayo bakombozi ni kubw'iyo mpamvu Jean-Claude Mwambutsa yarabatubereye murakoze cyane abakurikiye radiyo isi bitewe n'ukuntu ibintu biri kugenda Eric ndetse n'umukunzi we bayagiranye ibindi reka tubibaze Bienvenue Tamutuzi televiziyo Rwanda murakoze cyane abakurikiye Rwanda inama y'umusoro kandi abantu bose bishimye ibintu biri kugenda neza ndetse Pasiteri Mpyisi nawe yari yatashye ubwoko bwe icyaha rigatose yabinginze mwese abantu mwese muri aha mujye mubiha amashyi ubukwe n'uko mureke tugiye gupfa twese tuzize ubutiki
ariko bakundanye bari mu bwihisho bw'ishobora ryose utavuga ahubwo nakijyano ariko uyowe arahirwa n'umugeni w'uwiteka sema amen haleluya abana b'abana bakundanye kandi murakundanye maze twerekeze hariya uko banageya mubaze n'abana bakundanye kabisa mana aricyo bita gufatanya umuntu ufite umushiha tuvugisha ukuri no mu ijuru ntiyakwishima pe umuntu ufite umushiha niyeho amashyi rwose umuntu ufite umushiha wa musaza aba bana rwose umva bateye umusako ahubwo dore udusore twose twikudundimurita natwe tuzaba ba erike ariko ntagiti ifumbure igikorana na erike yaratomboye ariko arajya mu biro byiwe tanto multe kakiri reka tumugisho ayo Negusha abantu baturutse Gihombo abaturutse Rubengera reka mabwire mu muriro wa ariko umenya bajya gutoranya bazakora muri buri bukwe barakiriye ku matayi reba bakora umusore umva mani se aka kaboro sinari gukabara umugabo nibutse ko arateretse hasi kandi ni ikipa no kuyobora ubukwe bw'abasirimu aho kugira ngo fudere risanga aha kataje burasanga ikiga David Tifumure ndabara sinoja Angusha yari ufite ikibombo gishyira mu maguru yawe Arela uyo munyirukana neza ufite kugira Ashaka amashamba ategura cyane ngaho cyane kandi bahende kujya kwicara hariya cyane kandi muzamuka murakibuze kamera mara Mungu nka Erike na kijijisha gaita kibira kujijisha ni wewe ndio peine kwa David ni uje umpa urukundo rusari kwa ndio wewe Ako pesa kapiye kusi pesa kapiye kusi yauna Todo kule kadeo hatimaye leo tukafuma Waje kusubiri ha yego okay ngayo nguko ndagira ngo rero muhagarare hano abakobwa mwiza cyane bashaka cy'ubukwe bw'abakirisitu aha niba bahamashyi kabisa kupure y'ingraduation ya kangahe mwigendere mumaze guhabwa ibyasezeranijwe kuri uyu munsi kupure y'inakurikiye birihe ya kangahe nihone iyanyuma n'iyi yaryoheje cyaho n'abatambutse nk'inkoko nk'ihene nk'iki bose yego sha ashwe mana kamera aha natwe ntituharega aha ngaho kandi sha umusore urya kuri uyu muzimu ejo ntatumire musi afite ibibazo umenye ibintu ariko ari kubabwira kumpure yaherutse yindi welcome ya kumpure yaherutse komanda umenya ari abape cyane mu bahamashyi kabisa aha yego umuntu ujya kuri uyu mutima acyane mu bahamashyi kabisa aha kumpure yindi twagiye abanyanayigeriya komanda aba nabo mu pasiteri mana yego shaka ariko yagasani niba babashe namwe mwadutambukiye neza kuko yagikurikiyeho abaza byashize nabaha mikoro kamera dore wowe uri ku ruhande rwegereye abahungu uhita umupfunda kamera yego nibabaha amashyi nabo bakoze indi kumpure nanone yego shaka
bacaguye neza asanga umukobwa afite ibiro 80 ahise atumira abakobwa bafite ibiro 3. Ibyo biba bitagoye. Cyangwa ugasanga afite ibiro 3 asumira ibyari byiga. Aha tugere rero mu mena niyo tugeze hakurikiyeho kameramani hakurikiyeho yewe kamera muzarya kamera maherezo yewe kamera maho zifuza niho zivuriza nadije nashyira minisitiri abadije nawe turakwibuka tuhakaza iki kamwe ngaha abagenzi mutambuka na pare na marene iyi mbaga yose iri aha yari gutegereje, harimo abo mukorana, harimo abo mwiganye, harimo ababyeyi bawe, harimo abafamiliye, abo bose ugiye kubasuhuza rero ni ukuri bari bicaye muri sale wowe bategereje, sibyo? Urabasuhuza kuri komisiyo, urabasuhuza na perezida wa repubulika Seseka Yusufu, nabo baraguhundagaza hasi. Niba utareba amakuru ugiye guseba perezida wa repubulika Seseka Yusufu twagiye amashyariye urakoze cyane. Abantu mukorana rero by'umwihariko ni ababonye kameramani agiye guherekeza kamera, ugiye kumva ikore ryabo, urabasuhuza igikomangoma Charles gisesekaye muri convention center kimaze kubonana na perezida excellence Republic of Rwanda Paul Kagame. Sawa kabisa, abakorana nabo bariye, muhaguruke cyane, muhaguruke mu mashyi menshi, niba babera bashikariza also ayandi twaje ikiwa nyururuke twagiye yego twagiye basuhuza rero abantu akonyagasani amashyi menshi cyane kabisa. Gahesa yose rero yisuhuze nka First Lady of Republic of Rwanda James Kagame asesekaye mu Mbuto Foundation, atabahora rero ntabwo twakwicara muri byakunda, ahubwo mwese mureke twongereje turagize w'intego umurimo wacu. N'imbabazi mukomeje kubana natwe, murabuze twese byiza kwiyumvana wenyine. Tumushimiye rero ko twinze muri uyu muhango w'ubukwe, tukaba tugejeje mwiza tukiri kumwe nawe wabicyubahiro. Gahunda zibera turazikoresha kugira ngo zikomeze kuyoborwa nawe kugeza dushonje izina rya Yesu. Mikrofone mwumva nitwa Munyeshongore Daniel Gasizi Ceceka MC, abandi bo gusangiza imisango umususurutsa rubindi tubashe rero bijya gusa gutya, ariko hano ho nakarusha arakarusha namwe twafatanya tugashima Imana ko dusanze amahoro kandi nawe ukaba urakoze cyane. umubyeyi rero turakwakira muri uru rugo rwa Yuvenali. Reka nisomeho isogongere Sei muzi kwega pe yaryoshye erega kiti nawe ntabwo twategura izoneke zose, usibye ko n'ubundi tutagira rwose naragiteguye. maze rero mubyeyi musubire mu bitaro byanyu, ahasigaye dukomeze igitaramo. Ariko nsiza kumva mwagira umusanzu mutanga muri iki gitaramo ntimuzuyaze gufata uwo mwanya. Murakoze. Nuko kandi nshimire n'ijoro ryiza
mwatugaragarije indoro nziza izira umwaga. Imana nsenga yo ibahugisha. Amen. Twaje duturuka mu Bugesera tuza neza mu nzira, ntabwo twigeze dusitara tuje iwawe. Mubyeyi Isirayeli, mwaje n'umuryango muri kumwe, muza umuryango wacu, muza umuryango wa mukuru wanjye Sendayigaya Marite. Ubu uramutswa umubyeyi Dawidi Ngenzi. Muza kutugana muravunyisha, turabakira, mutubwira ko muje mu muryango wacu, muje gusaba irembo. Irembo turariremerera, murifatisha inyana nziza yari itetse mu mwumano. Utubwira yuko irembo musaba ari iryinjira inka rigasohoka umugeni. Iyo nka rero mwasize yendaga kubyara, muvuga ko ari izajya ikamirwa umwana w'umukobwa mwari muje gusaba irembo. Ntabwo byatinze, hashize igihe kirekire gito nk'ibyumweru bibiri mwagarutse muje gusaba umugeni. Rero niwe mugeni mwaje muje kudusaba. Agira iyava, ni umwana ufite inkomoko, ni umwana warezwe ntabwo yorowe, ni umwana ukunda itorero, ni umuririmbyi mu bashiya yabaga ku isonga. Terina Jejuru amuka abona twazanye tumuhekewe. Uza gusaba, nakubwiye ko umugeni yitwa umuraza. Umwana ahabwa umuryango, ntabwo ahabwa undi mwana. Isirayeli, umusaza wamutumye aya magambo uyamubwire, uyu mwana ndagusabye uzamuteteshe. Nta kibazo mu muryango wanyu twarabashingiye, ariko icyiza cyose kizaba kuri uyu mwana giturutse mu muryango wanyu tuzabashima. Ariko Isirayeli, ntihazagire n'umwe mu muryango wacu wakugaya. Mwana wanjye, reka dushimire ko turi hano ku bwawe, tukaba duteranye kubw'ibyiza ko watubereye umwana. Hari igihe umwana bigaragaze ko umuhaye ariko umwana yarananiranye. Uyu mwana aritonda, ni ukuri kw'Imana. Bagashaka umwari anengeye, Terina yari kubagwa. Imana imugurisha. Tugiye gutanga, ntabwo tugutanga nk'abakwikuraho, ntabwo tugutanga nk'abakurambiwe. Bakuru bawe barashatse barabyara, bari busenge bari abakobwa.
turagutanze uvuye mu muryango mwiza ugiye mu muryango mwiza, uko watwubahaga uzaba ariko wahora mu muryango kandi mwana wawe. Turagushima rero umugeni wadusabye kugusabira nguyu agiye umugeni wawe, muhagarare aho ngaho maze tugire icyo tubabwira. Ariko mbere yo kugira icyo tubabwira, reka nshimire umusaza David mu izina ry'umuryango wa Sindayigaya ku bupfura bwabaranze mu gihe twatangiraga imihango ijyanye n'ubukwe nk'uko umuco wadusanzwe ubizi. Nyamuna muntera amashyi. Sindi buvuge menshi, ariko aba bagabo n'abadamu babo n'abo gushimira. Nigeze kubabwira natwe dushobora guhagarara mureba igihe byose nta kibazo. Mu by'ukuri David abuze umbwira ko ngeze abandi, ariko tukatuganira karame 5-6 kagarukira. hari ndimo nsaba umuryango wanjye ko wabanshimira Yego, mu bupfura bw'abahanzi nuko twaje gusaba irembo hambere. ese bashimye rwose bariya, ariko tunaborohereza iri mwatambuka mugasubira hariya yavuga muri hariya nta kibazo. Ariko nk'uko umuryango wabagannye mu by'ukuri mwatwakiranye urugwiro, turanezerewe. Twaraje gusaba irembo ntimwatugora murariduha, igihe kigeze tuza gusaba ati nabwo nimwaturuhije mwaduhaye umugeni mwabisubiyemo. Tunumvikana ko igihe gikwiriye muzaduhengera, nabyo ku isaha nk'iyi twasezeranye mu by'ukuri mwabidukoreye uko twabivuganye. Ubwo nibwo bupfura ni ukubahiriza igihe wahanye n'undi kandi ntiyice isaha mwabanshimiyeho. Ngo avuye mu ituro ry'abanyagenda mu byacu nimugire impungenge. saba kushimye kandi ijambo ryiza rwose, umushimire rwose. Gusa nk'uko nari mbivuze mbishimangire, nk'uko Perina atari marayika, buriya na Eric ntabwo ari marayika. N'abana bagenda bakosa, ndagira ngo inshingano z'ababyeyi tutazikuraho kugeza ubu ngubu, tuzakomeze gufatanya kugira ngo turebe ko bagera igihe cy'aho tugeze. Numva nahiriraho, ahasigaye mu nyemerere ntange inama za kibyeyi kuri aba bana bacu. Ngira ngo murebye hano muri uru rugo, buriya mbabajije buri muntu wese bamutahiye ubukwe yaba azi hano. Ushobora gusanga Eric azi abo bakorana gusa, nawe uhiganye na bangahe. Perine nawe ni uko. Impamvu iyi sare twuzuye ni uko twabanye n'ababyeyi bacu. Tubifurije kuzagira inshuti y'abavandimwe, tubifurije kuzagira ibirori mukabona babitaha. Kandi imigisha yose umwana w'umuntu atatanga cyangwa n'Imana gusa niyo tubifurije. Iyo harimo ubukire, harimo urubyaro n'indi yose ntarondoye. Kandi muri ibyo ntacyo Uwiteka avuze. Reka rero bose mbabwira, hari abagabo babiri bashobora kuzabafasha kubaka urugo rwabo. Uwa mbere ni Imana. Nimumwambaza ari bugufi kugira ngo bafashe kugira ngo mwubake urugo rwabo. Nimurangara gake, uwa kabiri ni Satani, ariko agatsindwa mu izina rya Yesu. Uwiteka azabubakire kandi muzabyareho n'akobwa. Uwiteka abane. Barakoze cyane abaciro zibaye zihari zitarata peri nawe ntakintu umuntu wasa. Abantu bose bavuga ngo barahendanye. Ikintu cya mbere gihenze kuri iyi si ya rurema ni ubwenge.
umuntu utakurusha ubwenge ujya nawe kurusha n'ubutunzi. Niyo mpamvu bavuga ko kubaha Uwiteka nibwo twagiye. Ndababaza ibibazo kandi simbakina, uyu munsi ndi mu mwanya mbaye porofeseri. Uraramuka utsinzwe mare watatse impanuro neza pale uriyaminiya twagiye. Ndahera kuri Eric, ubundi bahera ku mugabo. Eric ko mbona ameze nk'ufite akobara, mpereza iyo ndangururamajwi irimo ahangaha. Eric akira ahantu wumve n'ikibazo cyawe ariko wenda kubaza ikibazo kimwe. Ubundi umugabo ntuzi imibare, utazi imibare ngo umenye aha biragura aya ngaya, aha biragura aya, aha bigeza aha ngaha etaje zaho, umenye ko wahiye. Twagiye imibare uriyaminiya. Kabiri guteranya na kabiri ni kane, kane kongeraho kane ni umunani, umunani kongeraho umunani ni 16. Urukundo guteranyaho urukundo bibyara kangahe? Bite gusubiza abantu b'ubwishinza gusengera mu mutima uri gusenga. Erega turamwizeye urukundo guteranyaho urukundo bibyara kangahe? Periferi agiye muri ekwasiyo. Bibyara kangahe? urukundo guteranyaho urukundo no kubana iteka. Amasariye zirahiye zizihiye pare irabareka ariko ndaguhaye atanga kwemeza tukugisha ukuri. Peri akira. Abagore rero bobo ubundi mu itegeko ry'abajiya kuba uwumva n'uwumvira. Umugore utumva uzamenye ko wapushije byaragiye. Peri ikizamini cyawe kirasaba kumuriyaminiya amuze ubwenge tukugisha ukuri, ariko sinzi niba yumva. Umugore utumva umutuma inyama akazana inyabutongo, wamutuma dodo, wamutuma kuruhuha akazima imareba. Twagiye kureba ko wumva rero. Umwana yagiye ku ishuri, dore ubwoba manini, dore ubwoba manini. Ariko abantu batarinde muramwizeye umuhamashyi, ariko umutera akagabo kabari. Ayo mashyi yose. Umwana yagiye ku ishuri, ageze ku ishuri mu gihe cy'ibizamini cyarageze, mwarimu arangije muramubwira ngo nabare kuva kuri 1 kugeza ku 10. Mu gihe cy'ibizamini kigeze, umwana agiye kubara yarabaze ngo 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yarabaze ngo perike muri yarumva musengere mu mutima. Yarabaze ngo 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peri hari imibare ibiri uwo mwana yasimbutse. Iyo mibare ni iyihe? Muzagera mu mutima. Dore Mariya umugize Mariya. Uretse Mariya nyaboneka. Dore kurura rero Mariya. Ngaho iyo mibare ni iyihe? Abantu rero mwaje muri indorerezi ngo hari uwaheze undi, aba bana banganya ubwenge bose bazi ubwenge. Abo bantu rero ndabayibunga we guhekenya amenyo mu gaciro ibijigo, ubundi abandi bishimiye bano bana ni mubaha amashyi. Pare ngwino hano, uyu ni kwaje. Pare nawe twagiye rimwe kabiri twageze ku ishaza kurikira amarene, we kurikira amarene. Tayari wowe uzabajya ku ishaza rero uragenda umubwira ngo uyatuye Rubengera, uyu nguyu yatuye Mushaho. Wa mwana ukuntu byaje kurangira mwarimu yaramukubise ati kuki 1 wabisimbutse? Ati 1 ni imibare ya papa. Ubundi hari igihe abagabo bigira bakongwe mu rugo ugasanga n'igikombe umwana yagifata. Nuko umwana baramukubita ngo 1 ni imibare ya papa, ngo kuko papa ava mu rugo avuga ngo agiye gufata 1 agataha yandi ku 8. Reka rero twakira impano nyinshi. Reka nteguze ababyeyi, papa na mama bibaruze abageni ku mpande zombi muhaguruke. Turi ntibaboneza mugende mubahe kubiryoherane, mu cyongereza babyita sweet. Mubahe kubiryohera muti Perine ntahari, dore ikimenyetso ya ngaho rero babyeyi ba umunezero cyane kuko uyu munsi abareba umwana
cyane mbere umwana mwiza mureka dukoreye duhaye impano no kumushimisha nawe twatubereye ubuzima izina ry'Imana rizabaho. Haleluya. Umwana mwiza yagitamana kamuteganyije kugira mpano yamugeshe n'izindi ikindi mu rukundo. Amina. Reka rero noneho mufate kuri Papa umwana wawe. Haleluya. Izina ry'Imana riva. Amina. Ni byiza iby'urukundo no kwishima nk'uko twakomeje twishima. Ndanezerewe cyane ku mutima, naryamaga mu buriri numva simeze neza. Ese iyite bimeze bite? Ni byiza. Njye nkubwira ntabwo ari byiza cyane nk'uko mbishaka. Niyo ubu nishimye ndanezerewe kuko nabishaka ngo uyu mukazana uzajya musayidira mu bibazo bya gisaza murabizi. None rero Eric kandi washaho mwebwe bashaho. Eric uranyumva? Berina uranyumva? Mwebwe uko muri babiri ndetse n'ejo bundi muzagira umuryango utubutse, mugiye kungura umuryango urakuke hose ndemereye inka mugahinga. Ntacyo kwandika itsinda mbona ryiteguye ni irya bakuru ba Perine nibyo ndimo mbona hariya. Okay. Reka mbwire bakuru be nabo yaturindiye umwana mwiza none kuri iyi saha atweretse ibirori Imana nimuha umugisha tumuhaye imbuto rero zigaragara Uwiteka ahe umugisha imbuto zo mu nda zabo aho umugisha imbuto z'umwuka bazajya bazera tubifurije urugo rw'umugisha kugira ngo bazabigeramo bazajya babona nabo ari abanyamugisha Imana yo mu ijuru yubakire icyo tubasabiye kuri uyu munsi. tuje duhagarariye gurupe y'abantu biga kapere de turoko. Mu by'ukuri twishimiye intambwe nziza agezeho nk'umuntu utware iranyabuzima bw'ishuri babutoroshye kubatera intambwe nziza nk'iyi turabyishimiye cyane. Mu magambo make rero yatwereye imbuto nziza kandi turamukunda cyane. Rero tumwifurije urugo ruhire kandi Uwiteka azamwubakire, turamukunda murakoze cyane. Turi rero abanyamugisha ubwoko turi ubwoko butavubika rero twamugeneye impano ntoya kandi tumwifuriza ubwiza Imana izabubakire ndetse na Eric ni wa muceri rwose ari ukuri kw'Imana Eric na Perine na Rinuwarati Ijoro. Amagambo bivuze turi abakozi bashinzwe amashyamba mu mirenge 15 y'akarere ka Bugesera. Eric Bizimana mugezi wacu rero afite umurenge wa Ruhuha n'abandi bagira ku mirenge bagira bashinzwe. Twishimiye kuba yashinze urugo kugira ngo n'umugisha Kristo yarabihamije Adamu na Eva babaye umwe. Rero twishimiye kuba Eric na Perine babaye umwe Imana bamugisha. Twabateguye impano rero bagiye gutangira urugo. Aha harimo impano nibajya kugira mu rugo baze gufungura bari buze gusanga ibyiza abanyarwanda. Yesu ushima rwose natwe n'itsinda ry'abajyanama b'ubuzima ba Ruhuha tukaba dukora muri gahunda imwe na natwe rero nk'itsinda ry'abajyanama b'ubuzima natwe tunejejwe neza by'ubukwe bwa mushiki wacu ndetse na mwene data
tukaba twagenye impano izabafasha itsinda ry'abajyanama b'ubuzima ba Ruhurura. Murakoze cyane utonde. Okay, mwana bose turabashimiye cyane kuko iki gikorwa gikomeye cyane ukoze. Ni muri izo mpamvu rero rero na madamu twabageneye impano. Uriya ni mukuru we. Impano twabageneye rero iriya kandi tubifurije impano nyinshi. binyuze mu icyo gihe muri imyaka nawe kuko twese twari turi muri Kigali kandi turi abavandimwe urumva ko twagombaga kuba ahantu hamwe n'ubundi. Ibyo biraza gusobanura yuko uretse kuba ari mushiki wanjye twabaye mu buzima bw'ishuri imyaka igera muri 2. Ibyo ni ingendo by'umwihariko kandi ni bimwe mu byo twataga yumvikana tukabaga tubana. Ubwo rero ndi musaza we nkaba inshuti ye nkaba umuvandimwe we nkaba uri byose, ariko icy'ingenzi ni uko ndishimye kubw'izo mpamvu munyemerere muze kumvugira ngo amena. Haleluya, murakoze cyane. So umugore wanjye yifuje kumuha impano, uyu ni umudamu wanjye yifuje kumuha impano by'umwihariko ntabwo wamufasha yifuje kumuha impano by'umwihariko, ariko nanone uyu nawe ni mushiki wanjye bakaba umudamu wanjye yari cyane umugore mwiza. Umugore ni mushiki wanjye ndamushimiye. Twabageneye impano kandi Imana izabakira. Nibyo navuga kugira ngo umugore mwiza umuryango wacu turishimye cyane. Ibirori twega dukoretse ari impano tumuhaye niyo gusora tumuha impano y'umwana ndetse no mu buryo bw'ubukungu bamugenera impano. Ubukungu nabo twakozeho no ku mwana twakozeho. Twagiye bive mu bibazo twahamagaye ubukungu ku bitugu iyo kera. Wari kuba polisi ariko reka umuyobozi yitwa Mahoro. Ngiye kwirwa ngakuru munsi y'ibirori ubukwe bwa Eric na Perine, wagira ngo tubabwire ko staff y'umurenge wa Ruhuha bishimye, twishimiye ubu bukwe. Icyo navuga nabanza nkashimira ababyeyi babyaye bano bana ari Perine na Eric, n'abana beza. Ariko ubwira Perine we ubu ni umugabo mwiza, umugabo witonda, umugabo utagira ikimubabaza, ari nabyo ngira ngo dusabe Eric ngo azirinde icyababaza Perine kuko nawe nyabona atagira ikimubabaza. Ubundi Perine zaba umugore w'urugo mwiza, zabe nka Rusi nk'uko yabaye umugisha muri nawo Imana yamuhera umugisha kabisa. Mwasha kujya abarenze barasakuje nyine twayagaje yarigeze inshuti yacu cyane agize gurupe ntabwo duhari twese turabahagarariye abantu badahari. Yarigeze agaragara cyane mu rugo, abamo umwana mu rugo mbese ni musaza wacu. Muri ibyo rero yarigeze turabakunda bari sawa kuko sawa umukobwa turishimiye cyane kandi tuzabasaba uza gutanga impano duha n'urugo rushya rwa
Peri na Eric ubundi tugatwifurije kugira urugo kabisa. murakoze cyane. Ewe abagore beza disi ewe wagira ngo nanyesi binagwaho babiri ifoto babiri biforenga tujya ku ifoto. Sawa nishimiye umuvandimwe wanjye njye mufata nk'umuvandimwe twarabanye musaza we avuye hano ari kubabwira ngo ni umwana mwiza mushaka kugira ngo ni nka musaza we none ngenda bivuga nk'umuntu twabanye tutavukana ariko twari abavandimwe batari ab'amaraso mbabwire yuko Perine Mushimiye Eric atwaye umugore gusa ikintu rero nifuriza nifuza ko bagira urugo rw'intangarugero tukajya tubigiraho kandi nubwo ibibazo byaza ntabwo bizabura nifuza ko ibibazo byabakururira mu rukundo kuko byakujyana n'umushakashatsi. murakoze. yaje gukorera hano kwiruka ariko twishimiye kubabona yavuye mu cyiciro kimwe ajya mu kindi kandi ntabwo bihagarariye aha ngaha nk'uko tutahagarariye igihugu tuzaguma tuvane aho muzajya tuzabakurikira kandi Imana izabane namwe tuzahubakira urugo amen. buryo mwatwakiriye neza kuri uyu muryango. Aha ngaha mwatwakiriye nawe mwakirira abaje babagana mu rugo rwanyu. Aba rero nabasabaga ngo mujye no kunyereka aho mubakiye abana ari ejo bundi nshobora kuhanyura nkaba nanyagirwa munsi y'urugo rw'abana banjye. Aba rero ahangaha iwawe nagusaba ngo unkundire usezerere ujye no kunyereka urugo rw'abana mbonereho no kugira ngo njye gusohoza ubutumwa. You
yuko uri gutwara ibintu bishinzwe kugira ngo dushimishe hano ku isi kandi tubona n'ubwabo bwawe rero neza